dore nako nanjye sigaye moto ndayifite iwanjye ndayifite ariko baranisha we moto ndayibereka araho nayihishe ndayifite uwo mwafatanya muri rwego uyu mukobwa yarambwiye ngo uriya muhungu n'umwe n'ikizengere ngo yarisindiye ngo aranywa n'ubundi moto akayirada mu muhanda ngo wayitwariye. Njyewe ntabwo nzi ko abaganga bashobora kugaruza moto bishoboka, ariko na nyiri kuyiba ubwe arimo aremeza ko ihari kandi ajya kuyigaragaza aho iri. Ntabwo rero dusanzwe twebwe tubyemera ko abaganga babaho. Uko bimeze koko imurenge kumuroha rwose abahanga asubire ibumuntu bwamucane mahanga bose babyeyi ngeze mu rwose ntabwo nzongera kugira kugende ngo umenye ko wakwibye moto. Jewe narasohotse ngiye kwihagarika mbara moto. Naba mukobwa kwa turi kumwe nawe nkabona ari kunyishisha ukuntu agati se moto yanjye ntabwo wabumenya ahantu yabigiye ngo wapi ngo simbizi nanjye ngo bamukaya turi kumwe kandi narasinye yuko ari wowe bikoze ko yamagasohoka hanze nkabona kujya kuri telefone ewa nuko nabuze moto. Yarisheri wawe cyangwa n'umukobwa mwari mwana twakunda uhura n'umuntu mukabari nyine mukikunda byari birenze kabisa. Fo ewa ndamutse nyibonye bya ari byiza cyane kabisa abaganga ewa wafashije wanyiritse kabisa. Sasa rero nanjye buriya twakoze ikiganiro kuriya uko yambwiye ngo tangiye service ko ikintu cyabuze ashaka kukigaruza reka umuntu abe ntago nza ahantu ubu ngubu ari kumuhamagara numve atubwira ahantu ari niba afite akanya tujye kumureba ntaribi turebe niba yadufasha. Abimure kabisa. Allo? Oui. Nyiriwe doctor. Ndakumva. Meze bitera? Meze neza. Ese ko wabuze doctor? Ni ka kazi nyine umuntu aba yihugiyeho mu kazi. Nose ntabwo ushakaga ari umuntu wari wambwiye ngo sinzi ukuntu wamufasha yabuze agakoresho ke kandi ntabwo sinzi niba ufite umwanya cyangwa wambwira nk'ahantu uri kugira ngo aze mubonanire arebe niba wamufasha. Rero arabonye bya biganiro duheruka gukora aravuga ngo akaba yakuvugisha. Ngenda ahantu ita muri bar convention. Reka turebe ko twafata akamoto turebe ko twakugeraho mu muganirizo mwumve ikibazo afite niba mwagikora. Ni umumagana mu kanya mbagafata muri bar convention. Okay. Rero kuko bisanzwe cyangwa se ko wanabyumvise iyo nkuru n'ibyo ibintu byatwaye tukaza kubigaruza ariko bifashwamo n'uyu muganga tunayabaga turi kumwe nawe ni umuganga duteri inshuti yanjye akakorera hano ku Gisenyi. Inshuti yanjye niyo mpamvu n'abahanga yaje kumusura ibyo twaturi none inama yiye kugeza amahirwe aho ugasanga turi kumwe kuko birashoboka ibyo byo ni ibintu bishoboye ibiba bya moto byo uretse na moto n'ibindi byose arabishoboye kugaruza gusa ibyo usabwe uza kubyubahiriza umusabwe yose nta kibazo bamubwira nawe iyo moto imaze ikintu cyo yitwaye iminsi n'itatu moto yawe n'ubuhe bwoko savise umwanya mutoya nyuma y'isaha moto yawe ibarutse ibyo wundi tegereza ibyo tujye kuze kubikora ariko moto yawe itegereze nyuma y'isaha witwaye uri buze kumubona ari y'isaha
wihangane nyuma y'isaha tubuze kwigana mwamukoresha n'imana y'ubona umwana neza urabona moto urayibona nta kibazo kuko babibwiye nyuma y'isaha uwayitwaye arabagaragaye uretse na moto ikigaragara cyo uwayitwaye n'ubundi ufite uwayigambaniye uwo mwari kumwe n'uwayigambaniye niwe watumye iki kibazo kiba watumye moto yawe igenda aho mukaba mwari muvuga uwo mwari kumwe w'umukobwa niwe wayitwaye dombi bara nk'ari wayitwaye kubera ko nimba ari wayigambaniye nawe urumva nawe ari mu bayitwaye nyine ubwo rero gusa icyo twemereye ni uko moto yawe iza kugaruka igariwe n'abo ngabo yaba wayigambaniye yaba n'uwo nguwo wayijyanye bombi baraza bayizanye kugeza muri saa imwe urabona igisubizo cya moto yawe uretse na moto n'imodoka n'ibitari imodoka n'iki na moto n'ikindi byose nta kibazo. Wa mugabo bibye moto ndabona asa nkaho bamugezeho, reka turebe muganga tumwegere tumubaze ukuntu bimeze. Ese uriya ni wa muntu? N'uyu nguyu navugaga n'ubundi. Uriya ni we? Uyu niwe navugaga rwose.